Basaza b'i Rwanda twataramanye inkera dukikije intango y'umuco twonsa umuhondo. Mu ntiza ubwumva twinjira imvano y'ikinzanya, kurya muba muniturije ntimuzi ibigenda hanze aha. Dore icyago cyaje cyo mu ngana kiva ibwera, kitwinjira n'icyanzu cyicaza ikambere iwacu. Izina ryacyo si iry'i Rwanda ngo cyitwa smartphone. Smartphone ntimuyikanga ubunini bundi ngo wenda hari mugire ngo abagabo magana bayigira imujishi, igenda mu mufuko w'ipantaro. Ntimuyigaye ubuto kandi nk'imashini kuri izindi, wayibaza urubyiruko n'abasirimu ngo izira ba nyine imyate mu ntoki, kunyereza mu rutoki ngo isi yose ubuyireba. Akumiro Nyamusore yabyirukanye imbaduko n'icyaka cyinshi cy'iterambere, yorora ihene agwiza umukumbi, ariko ubu habe na rukumbi zose yakukumbiye ku isoko ngo nabatunge smartphone. Icyo mbabwira cyaje kije, bamwe mu bakobwa barahashiriye, iminyuze yabaye smartphone. Imugurira umubone bitabaye ibyo kugukunda ntibyakunda, arasanga umuhonga kukumira. Basaza b'i Rwanda icyo cyuma mbabwira gikungahaye ku mbuga nkoranyambaga zahinduye isi sibo. Mu isi y'ibishashagirana iwabo w'abasa neza, amafoto y'uruyange acicikana, ibigezweho byose niho bibarizwa, n'isi nshya ngo niho ibarizwa utabaye yasigaye inyuma. Kuri izo mbuga rega mwumva ntibake bigaragaza uko bari, ntange ituye mu gikombe ndiyambaza umukire duturanye ntizi ubusitani nifotoze nemeza abandeba. Sinakwifotoreza mwiyogi ngo naryashyamba ncamo icyarira ifoto yaho nitwika. Nk'ubu nifotoje turi kuyenga ndi mwitsina ndibirindura, nahabwa inkwene nisi kanyota ngo sinzi ibigezweho da. Ngo harubyiruko rw'iwacu ntibakihari kuturuma ngo bahane umuganda bahinge magande bategura hazaza, ahubwo barenda kugwa umudari mu bitazabahesha umudari ngo barashaka ibyo bapostinga, abandi barara bakanuye amaso yabaye imituku ngo like na comment ntibiri kwiyongera neza ngo bemeze aho bagendana. Ba bene data dusengana bizihirwaga no kugendana Bibiliya, ariko ubu smartphone yaragakemuye ngo harabaye ntihakabe. Ni impamo yose winjiye mu nsengero wasesura umeza ntawe ugikurikira ikibwiriza, bose imitwe ibicuritse mu biganza, abandi bafata amafoto n'amashusho, imitima iri kanaranye ngo niho isi igeze da. Smartphone yazanye byinshi ngo niko abacuzi k'ubwiza n'abatizeye ku masura ngo bahindura uko bashaka. Ubu kuba igikara n'ubwende ubwo butaramenya Snapchat. Igipimo cy'ubutengamari cyabaye smartphone. Utunze ihenze niwe mukire, kurya numva ngo uzihigana ubutwari, ngo hari iguziro hayana rugeyo, washaka gahebuzo ugashorera gitare, n'isambu numva ngo ziragurishwa ariko smartphone ikaboneka. Basaza rigasenya isebya, ahari mutayumvamo ikibi kindi. Simbona isi yacu icyo cyuma kitajya kuza, naho ubundi se igira ubugenge butagira ingere ni telefone mu matelefone, radio zose ngo zibamo no gufotora ngo ntikanga ubwira ibibaho byose ngo irabizi, n'abasomyi numva ngo barayiyambaza. Izo mbuga nkoranyambaga se iyo zitajya kuza, ubu ntituba tukizunguza igishirira icura burindi ryaratubudikiyeho. Mu bitumanaho ryaroroshye ab'imahanga tuvugana imbona nkubona, ubuhahirane bwabaye bwanga, amakuru aratugera aho humva igihe tubifashijwemo n'izo mbuga. Ubu zibeshejeho benshi, ishusho rikeye ryabaye akazi, na mbuga y'irukeri yabibonyemo umushinga ashaka igishoro, ubu n'umwe mu bakire tuziranye. Ubu twamenye uko abandi babaho, icyo baturusha tukigiraho, n'ubumenyi turarahura, amasomo menshi abatambuka, amahitamo akaba yawe. Impano nshya zizamuka umunsi ku wundi turazibona, nako se ubundi heta b'ikoranabuhanga iyi nganzo yari kuzarenga umurenge. Smartphone yaje ikenewe, yabaye umuhuza w'abatari kuzamenyana. Ni inzira nziza yo kwamamaza n'ishuri ryiza kuri babandi bahanga imishinga n'abayinoza iterambere rikaganza. Sinumvishe ngo ni n'umuranga wa mwari mwene Rubirima ejo bundi ngo yazanye umukwe, umuhuza ngo ni smartphone, umusibone ejo bundi tugashyingira. Naho ubundi impamvu inteye intamiko, dufata ingamba mu mikorere n'imikoreshereze y'ibi byuma, akenshi na kenshi tugosora aho biri ngombwa dushungure, twe kugotomera bungura ibyo tutazi iyo byengewe.